Karumeri, Karumeri mwumva ibikomeye by'abahanuzi b'Abali n'umuntu w'Imana Eliya. Muzageza he guhera mu rungabangabo. Mwese abagejeje amasaha tukiri bazima tugihumeka umwuka w'Imana, turabashimiye cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Reka muri uyu mwanya tuganire ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Tubanze dusenge mbere yuko tubumbura Bibiliya yera. Mana yacu ugira ubuntu uri mu ijuru, soko y'ibyiza, turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Tugusabye kutubabarira gukiranirwa, kugira ngo ibyaha byacu ubite kure yawe, nugaruka tuzagusangane twishimye. Dusabye umwuka wera ngo atuyobore mu ijambo ryawe, kuko waryandikishe mu nzandiko zawe zera. Twese utegura imitima yacu kuryakira, ubwo rigiye kubumburwa ribumburirwe imitima yacu. Impera zose z'isi niwo murongo ukomeye washyizeho muri iki kinyejana wo mu kirere, nirwo rusengero rukomeye isi yose igomba kumviramo ubutumwa bwawe, kuko waravuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, bubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Isi yose iri kuburirwa, amahanga yose ari kuburirwa, imiryango iri kuburirwa. Reka muri amasaha twiyuzuze nawe, twese uduhe gusobanukirwa n'ukuri kwawe, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Turabasuhuje mwese aho muri mu bihugu byose byo mu isi. Amahoro y'Imana bane namwe. Imana rero irinze abato, abakuru, irinze abasaza, abakecuru, irinze abasore n'inkumi, irinze abayobozi bo mu nzego zose z'igihugu kuva hasi kugera hejuru. Imana yo mu ijuru irinze inyamaswa n'ibyaremwe byose. Reka tuyishime ngo ihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugezemo rero ni uwo kwibuka ijambo ry'Imana, Bibiliya yera, igitabo cyera cyahumetswe n'Imana. Iki gitabo cyera rero iyo dusomye muri Timoteyo 3:16 haravuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, nta muntu n'umwe wabihumetse, ngo byahumetswe n'Imana. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye ngo akore imirimo myiza yose. Ubwo ni ubutumwa bwiza bugomba guhabwa amahanga yose, buhabwe imiryango yose, indimi zose, amoko yose. Ubu butumwa bugomba guhetura isi yose bunyuze mu kirere, buri wese akabyibonera mu rurimi rwe, akifatira umwanzuro wo kugira uruhande ahereramo. Ntabwo ubutumwa rero ari ubwo guhesha abantu amahoro nk'uko bamwe bajya babyibwira. Ntabwo ubutumwa ari ubwo kubwira abantu ubanezeza ko hari umutekano, ahubwo ngo ubutumwa bwiza butyaye nk'inkota, butyaye amugi yombi, buratema ubwigisha, bugatema ubwumva, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo umwigisha agabane n'umwigishwa ibyiza byose. Ubutumwa bwiza rero burakomeye, ntibukoze isoni, ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, guherera ku wabatijwe kugera ku utarabatijwe, ku muyuda, ku mugiriki, ku musukuti, ku munyakanani, ku munyamahanga. Imana yacu yahabwe icyubahiro.
reka tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo umuhanuzi w'ukuri ni uwuhe? Umuhanuzi w'ukuri ninde? Ko abahanuzi babaye benshi mu isi, tuzamenya umuhanuzi w'ukuri ari uwuhe? Abantu bigize abahanuzi. Mu minsi y'imperuka Yesu yaravuze muri Mateyo 24 ngo abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka. Ntabwo ari ukwaduka gusa, ahubwo baradutse. Yesu niwe wabyivugiye. Bamaze gukwira isi yose. Insengero zimaze kuba akajagari mu isi yose. Abahanuzi ko babaye benshi, turabwirwa n'iki? Umuhanuzi w'ukuri, abahanura iby'ukuri ni bande? Ni ikibazo wakwibaza muri iyi minsi. Ni ikibazo amatorero arimo kwibaza. Ni ikibazo abayobozi barimo kwibaza, bitewe n'ibyo bari kubona muri iyi si ya kino gihe. Nabo barahumaniwe. Ari amatorero arahumaniwe, abakristo barahumaniwe, leta nayo irahumaniwe, bitewe n'ibyo iri gusakiranamo by'abitwa ngo ni abakozi b'Imana. Satani yamaze kuba umunyedini, yashatse abakozi be hirya no hino kugira ngo abereke ko ari abahanuzi bahanurira Imana kandi atari bo. Ni ikibazo gikomeye muri iyi minsi y'imperuka. Iki kiganiro cyanjye tugiye gufatanya dusabye imbaraga y'umwuka w'Imana, ni Ndererimana Jean de Dieu, niwe tugiye kuganira nawe cyangwa mugiye kuganira nawe, kugira ngo tumanze dusobanukirwe umuhanuzi w'ukuri uwariwe. Rero umuhanuzi w'ukuri tumusanga mu ijambo ry'Imana. Burya umuhanuzi w'ukuri wa mbere ni Bibiliya. Ngiki gitabo cya mbere niwo muhanuzi wa mbere. Mu gitabo cy'Abefeso harimo ijambo ritubwira ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abahanuzi bahanuraga ibiva ku Mana. Abahanuzi ni bandi? Tubona abahanuzi bemewe n'ijambo ry'Imana ari ukuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Nibo bahanuzi barimo kuvugwa. Watangiye igitabo cya mbere, urupapuro rwa mbere rw'ibyahishuwe, rw'itangiriro, hagaheruka igitabo cy'ibyahishuwe. Uwo bavuze ninde? Ni Mose n'abandi bahanuzi bo muri Bibiliya kugeza kuri Yohana intumwa. Ngaba bahanuzi rero bahanuye ibyo Uwiteka babwiye, bahanuye ibyavaga mu kanwa k'Uwiteka, bahanuye ibyo Uwiteka yari abatumye bakabivuga. Batari abahanuzi b'iki gihe, batari abahanuzi bari kuvanga ijambo ry'Imana. Ntabwo ari abo barimo kuvugwa. Abahanuzi rero mumbabarire abiyita abahanuzi, abiyita intumwa, nyamara mutari bo, mutarizo. Uwiteka agiye kubakorera ibikomeye kandi mugiye kuzabizira. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18 umurongo no wa 39. Muzaturuka kuri uwo murongo wa mbere kugeza kuri 39. Mu gihe cy'Abisiraheli hadutse abahanuzi benshi, kandi bari bafite abahanuzi. Ba Yeremiya bari abahanuzi, ba Ezekiyeli bari abahanuzi, ba Yesaya bari abahanuzi. Ariko mu gihe gikomeye haduka abahanuzi benshi. Hari umuhanuzi w'Imana, Mose yari umuhanuzi. Ati inyuma yanjye hari abahanuzi nkanjye, bazavuga ibyo Uwiteka azabatuma. Samweli yari umuhanuzi, afite ibyo yahanuye birandikwa, n'ubu turabyumva.
uhera mu itangiriro kugera mu byahishuwe hari ijambo ry'Imana, ahari wo muhanuzi utwereka ukuri kw'ijambo ry'Imana. ariko abari guhanura muri kino gihe twayobewe iyo baturutse. Umuntu akihandagaza akajya hariya ngo Imana yambwiye. Yakubwiye iki? Bivuge muri Bibiliya ngo Imana yavuze. Imana yavuze. Tuvuge ngo Imana yambwiye. Yakubwiye iki? Ibyo yakubwiye ni ibiki binyuranije n'ijambo ryayo? Abantu bigize abakuru mu gitabo cya Matayo 23 ngo ntihagire uzitwa mukuru, ngo umukuru n'umwe ni data wo mu ijuru. Ariko umuntu akihandagaza ngo ndi so, mujye munyita data, ni jewe. Mu by'ukuri uwo muntu nk'uwo umutekerezaho iki yavuze nk'ibyo? Umubona ute? Ese avuze ko Bibiliya ivuga? Nyabuna mube maso. Isi yamaze kuyobya, isi yayobye, Satani yamaze kuyigarurira. Abantu bari gukunda ubutekerezo bw'abayobozi babo, babigisha ibibazanira amahoro, ababigisha ibyo kububakaho, bakubaka ku bayobozi. Ejo bazapfa. Bya bindi yahanuye ari naho byanditswe, bya bindi yahanuye byo yibwiye mu mutima we, ntaho bizamugeza, nta n'ubugingo buhoraho bizamuhesha. Nawe yabwirije nta bugingo buhoraho bazabona, kubera bakurikiye ubayobye. Ijambo ry'Imana ririhagije ryo ubwaryo. Bibiliya muyisizehe. Satani nawe yabaye umunyedini, yaciye muri Bibiliya, ahagurutsa abantu muri Bibiliya. Abantu bari gukoresha Bibiliya. Nta ndirimbo z'isi zigikundwa ziririmbwe nk'iz'isi, ahubwo ziri guhimbwa mu midiho inyuze mu nzira y'iby'Imana ngo abantu babikunde. Wakitegereza ugasanga abaririmbyi indirimbo zabo ni umwaku imbere y'Imana. Umuntu ari kwiyerekana. Uyu munsi yaririmbye ni umujura, uyu munsi yaririmbye ni umusambanyi, uyu munsi yaririmbye ni umwicanyi, uyu munsi yaririmbye ni umurwanyi. Harya uwo muhanuzi ngo arahanuye, ahanure kujyana umugore wundi, uwo ni umuhanuzi. Umuhanuzi avuge ngo yeretswe, ahawe imbaraga, umwuka yawuhawe, mu kandi kanya uvuyemo. Aba bahanuzi mu gihe cya Eliya barabonetse, abahanuzi 450 mu gihe cyabo bari bariho. Bari bafite ibimenyetso bibaraga ko atari abahanuzi b'Imana. Hari abahanuzi 400 ba Ashera, bose ari 850. Abo bose barabonetse mu gihe cya Mose, ariko baguye n'ishyano kuko bari bayobeje abana b'Isiraheli, bari bayobeje itorero ry'Imana. Maze Imana ibona yuko ubwo butumwa bwayo butazagera ku bwoko bwayo, maze ihagurutsa umuhanuzi witwa Eliya. Bari bisha abahanuzi bayo, babarenganije bukuri, hasigara amavide yitwa abahanuzi ari mu busa, atagira amavuta. Ugasanga umuntu ari gukeza imikezo nk'iyo mu isi, nk'iyo mu kabari, ngo ni umuhanuzi, ngo Imana yambwiye, ngo Imana yategetse, ngo Imana yansize amavuta. Ayo mavuta uvuga ni rukotora, ayo mavuta uvuga ni amavuta ya gereserine, ayo mavuta uvuga kubanza ari ayo bawisize ukabeshya abantu ngo ni amavuta y'umwuka. Oya, umwuka wera ni ukwereka ibyaha ukabicika. Umwuka wera ni uyobora abantu ku mategeko y'Imana, kuko ni rwo rufatiro. Urakica amategeko, uracyakora ubeshya abaturage. Ubu leta yabonye akazi, ukabeshya abaturage bakajya kwicwa n'inzara mu misozi, bakarara mu masumo, imvura ikabanyagirirayo, ngo ni ubuhanuzi barimo gushaka.
Bibiliya barayifite, Bibiliya iri uruhande rwabo. Umuntu akajya mu misozi akararayo kabiri gatatu, umuntu akajya mu misozi kandi amategeko y'Imana ari kuyaribata. Satani ngo azabwira abantu ngo dore Kristo ngo ari mu butayu ntimukajyeyo. Uwo ni Satani. Ngo azabwira ngo dore Yesu ngo ari hano mu mavumo, mu masumo, ntimukajyeyo. Kuko nguko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukarengera iburengerazuba, niko n'umwana w'umuntu igihe cyo kuza kwe kuzaba. Niba babwira ngo ari mu kirambi ntimukajyeyo. Ijambo rye rirahagije. Shaka mu ijambo ry'Imana, ariko kujya gushaka mu misozi. Umuntu aje hariya, ubu bubandi bwarabuze buno nta bubandi mukiriho bwo gukora abantu mu mifuka, ahubwo ububandi bwamaze kwaduka mu matorero. Abantu bamaze kuba babandi mu matorero, akiba abaturage, abakirisitu akabahumisha. Ati ndabasabye mutanga aya mafaranga, murabona ibi bitinde bitebuke, urabona imodoka, bitinde bitebuke, urabona viza yo kujya mu mahanga, mu Burayi, muri Amerika. Ese muri Amerika urajya gukora yiki? Mu Burayi urajya gukora yiki? Ushobora gusanga na hari ubutaka nk'ubundi. Ni ikibazo mucyumve neza. Abantu kugeza kuri iyi saha ugasanga amafaranga wari uri burari, umuryango wari uri butungwe nayo, ngo urayikuyeho ngo uraza yikubye kabiri. Umugabo yakuguriye urukweto, yakuguriye umwenda, wamurajije ku ijoro. Warangiza umuntu agashinga idini ridakomotse muri Bibiliya, ati mwitange, Imana irambwiye ngo mutange iyo myenda, mutange buri wese icyo afite, mutange ayo mafaranga, irabakubira kabiri. Nawe ugafata rwa rukweto ugahubuzamo, ugafata cya gitego ugahubuzamo, ugafata ya saha ugahubuzamo, ugafata ya telefone ugahubuzamo, ugashyira hariya ku ruhimbi. Babakozi rero umwanzi yatumye bagafata ya myenda, hanyuma bagahangara kuko atari abakozi b'Imana, ati mu rusengero. Rwose ibintu biri gutezwa cyamunara, ntihagira uza bigomboza amafaranga hasigaye abijyanye. Ibintu cyangwa ataboneka bikajya gucuruzwa. Umugabo watati umwenda wagiye, ati nitanze, wagiye gukora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ni wahise kuwambaye ubusa iruhande rwawe, ntiwabimuha. Wahise ku muntu w'impumyi, ntiwabimuha. Wahise ku muntu waburaye, ntiwabimuha. Wasize wo muturanye, inzu yamuhiriyeho, ntiwagira icyo umumarira, ariko ugiye kubiha umuntu ukubwiye ngo urabikubirwa kabiri. Abantu bashatse inyungu ahitari, ubwenge bwabo bujimishijwe n'abiyita abanyabwenge. Ubu nta bandira ikibaho, ni bakeya bagikora mu mifuka y'abantu. Ahubwo amatorero Satani yamaze kuyinjiramo. Abantu ntibakibwiriza Yesu ngo bagaragaze Yesu ugiye kuza, bagaragaze akaga k'isi igiye kugwamo. Yesaya 24:5 ngo isi ihumanijwe cyane n'abaturage bayo. Nta bandi bayihumanije kuko bacumuye amategeko y'Imana, bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Ngaba bazengereje amareta y'iki gihe. Leta igashaka impamvu abaturage bakennye, bagize inzara. Ntiwigishije abaturage uburyo bagomba gukoresha amaboko yabo. Bagashaka umutsima uva mu butaka, bagashaka umutsima uvuye mu maboko, bakoresha amaboko kugira ngo babeho. Na twatundi bakoreye ngo tuzane. Iyo nzara nitera mu baturage, uzaba iyo nzara bazayikizwa niki? Kandi ya mafaranga mubatse ntimuyabahaye ngo muri kuyabafashisha. Ugasanga umuntu ari kwirata ngo ngeze kuri iyi gorofa, ngeze kuri aya mazu, aya ngaya naya, umwana wanjye ari kwiga, umugore wanjye gutya, ukirata ibyo umaze kugeraho, ati mwe namwe nimundeba. Ntabwo ibihugu byakanguriye abantu uburyo bwo gushaka imibereho ari ubwo ngubwo. Ibihugu byakanguriye abantu uburyo bwo gushaka imibereho ari ubwo ngubwo. Ntabwo ibihugu byakanguriye abantu uburyo bwo gushaka imibereho ari ubwo ngubwo. Ntabwo ibihugu byakanguriye abantu uburyo bwo gushaka imibereho ari ubwo ngubwo. Ntabwo ibihugu byakanguriye abantu uburyo bwo gushaka imibereho ari ubwo ngubwo.
ngo ushake inzira y'uburyo wakiba abaturage. Uramenya utaba uri mu mugabane wahumanije isi. Eliya mu gihe cye 480 bayobeje Isiraheli, bateza inzara n'amapfa mu Isiraheli. Inzara iratera biturutse ku mwami wa Ahabu nawe wari wanuguwemo n'amaso na Yezebeli. Tiyareba kaga abo bahanuzi bagiye kuzanira mu isi. Ibyo umugore avuze akabyikiriza. Akaga kabonetse nuko Eliya yahuye na Ahabu nk'umuhanuzi w'Imana w'ukuri. Eliya yaravuze kuko ari Imana ari mubwiye ati imyaka 3 n'amezi 6 izashira imvura itaguye, n'inzara izati. Abahanuzi ba Bali bajyaho barahanura bati rwose inzara izashira, barategereza ko inzara izashira. Abahanuzi ba Bali barahanuye kugeza igihe baboneye akaga ku musozi Karumeli. Ibyo bahanuye bihinduka ibinyoma. Ku murongo wa 39 nuko Eliya yabajyanye ku kagezi kitwa Kereti, bose akabatemagura akabarangiza. Amahoro y'Imana tamu Bisirayeli. N'abahanuzi b'ibinyoma b'iki gihe nabo Imana yiteguye kubahana, kuko leta ubu ngubu yo ntiyabafunga ngo ibamare inabarangize kuko bavuka ari benshi. Ariko Imana yo ntabwo izabananirwa, izanajonjora ibibore mu mbuto nzima. Ni gute wiyita umuhanuzi? Ibimenyetso bikuranga kuri umuhanuzi ni ibiki? Hanurira abantu, ubereka inzira ijya mu ijuru, ubereka kaga kage kuza mu isi, ariko ntiwigisha iby'amafaranga. Idini ryose ryo muri iyi minsi y'imperuka ryigisha amafaranga, gushaka amafaranga mu baturage. Mwabuze ibibwiriza byo kwigisha abaturage. Bibiliya nk'umuhanuzi mwabuzemo amagambo y'ubugingo, atari amagambo yo gushaka amafaranga, yo kwereka abantu ko bazakira binyuze mu buriganya bamanje kubaha ibyanyu. Binyuze mu buriganya bwo kubaha ibyabo kugira ngo bababwire ngo bazakira nyuma. Iyi nzara mugiye kuyikira kugira ngo uyikire uzatanga ibi. Bahanuzi ntabwo iki gihe cyoroshye. Uwiteka agiye kubagenderera mu buhe buryo rero? Tugiye kureba abahanuzi bangahe Imana yemeye igashinga ijambo ryayo. Tubonye ko ari mu gitabo cy'Itangiriro kuva kuri Mose kugera kuri Yohana Umubatiza. N'abazagera ikirenge Yesaya 33 murongo wa 8 ngo genda ubyandike ku bisate no mu bitabo bibi by'igihe kizaza n'iteka ryose. Nta rindi rero rizabaho iteka rizakurikiza ijambo ry'Imana niringi iteka ryose. Nukwiga ibingibi. Ntabwo ari ukuvuga ngo Imana yambwiye, yakubwiye iki. Vuga ngo Imana yategetse, ivuze itya muri Bibiliya. Yeremiya yaravuze ngo uwizajya ajya kuvuga ajya avuga ngo Uwiteka avuze atya. Uku ni ko Uwiteka avuga. Ntabwo ari Uwiteka yambwiye cyangwa ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Naho nuvuga ngo ni weho uvuze, byose bizaba byapfuye. Reka twifashishe igitabo cya Zekeri. Mwabahanuzi mwe muvuga ngo mwabonye, muvuga ngo mweretswe, nuko kashuka abantu ngo wabonye, ngo Imana yambwiye. Imana yavuze ngo bene abo bantu bakristo kazi muri mwisi yose mubireba ngo mujye muvuga ngo aba bantu ni ingunzu zo mu bisambu, ni ingunzu ziri mu masenga, ni ingunzu ziri mu kidaturwa. Niko Uwiteka yabivuze. Ezekeri 13 umurongo n'uwa mbere haravuze Uwiteka yanyujije mu muhanuzi Ezekeri yandikira ijambo rivuga ngo, maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu hanurira abahanuzi b'Isiraheli bahanura, kandi ubwira abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo bati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Abantu barahanuye mu mitima yabo ibyo bibwira, ngo bazavuga ngo bati,
uku niko umwami w'iteka avuga ngo bazabona ishyano b'abahanuzi b'abapfapfa bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntacyo beretswe. Aba bahanuzi ngo bitwa abapfapfa, bakurikiza ibyo bibwira ntacyo beretswe, ntacyo babonye. Yewe Isirayeli we, abahanuzi bawe ngo bameze nk'ingunzu zo mu kidaturwa. Imana ibise ingunzu zo mu kidaturwa. Iyo mu gisambu uri gukora yiki ngo uri umuhanuzi, nyamara uraza urahanura ibyo mu mutima wawe wibwiye, uhanura ibyo utabonye. Nta n'icyo uzigira wandika kiri muri Bibiliya ngo urenze mu gitabo cya Yohana cy'ibyahishuwe ngo ugerekeho urundi rupapuro, kuko hari ijambo rivuga ngo mu gitabo cy'ibyahishuwe 22 ku murongo ujya guhera hafi wa 18 ngo uwumva wese aya magambo y'umuhanuzi ndamuhamiriza ngo ntihagire uzongera. Imana izamwongera ibyago byanditswe muri iyi Bibiliya, muri iki gitabo. Ntihagira n'ukuramo n'ijambo na rimwe. Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo. None weho rero ngo Imana ngo yambwiye, ikubwiye ite? Ni igikisu ikubwiye cyuzandika kizakurikiza wuzukuru n'abazukuruza n'umuvivi usibye Bibiliya. Ibyawe uzanabipfana ujyane nabyo, ariko Bibiliya izahoraho. Mu gitabo cy'ibyahishuwe no mu itangiriro nta rupapuro uzandika ngo ugende urwomeke iruhande ngo n'ibyawe wehanuye. Igihe rero ibyo byose utabishobora, uri umuhanuzi, ntabwo uri umuhanuzi. Ahubwo uvuga ngo uku niko Uwiteka avuze, aba ari byo uvuga, niko bitegetswe. Birakomeye, ntabwo byoroshye. Iki gihe ijambo turi kwigana ngo abahanuzi b'ukuri ni bande? Twababwirwa niki? Ezekiyeli warababonye mu gihe cye, nawe mu gihe cye barabonetse nk'uko babonetse mu gihe cya Ahabu, cya Eliya. Nuko reka twongere turebe Yeremiya 9:25. Abahanuzi ba Bali mu gihe cya Bali, mu gihe cya Eliya, abahanuzi batavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Wasangaga abagabo biyogoshesheje inkomborera, bamowe mu mutwe, hameze nko ku mugongo, ngo ni umuhanuzi. Uwo yitwaga uwa Bali. Nuri kubikora muri iki gihe nawe ni umuhanuzi wa Bali, si uw'Imana. Numubona ntukamenye ko ari umuhanuzi. Yogoshesheje inkomborera. Mu Banyarwanda rero baravuga ngo urakamobwa, ni ikitutsi. None buno ni ubusirimu. Abantu kumobwa guharangurwa byahindutse ubusirimu, akajya harakidagadura ngo ni umuhanuzi. Abahanuzi ba Bali nuko bari bateye. Uzabisoma Ezekiyeli nk'umuhanuzi w'ukuri mu gice cya 47 umurongo wa 20 ngo ntimukimoze, ntimukiharanguze, ntimunagatereke n'imisatsi, mujye muyiyogoshesha gusa, muyigabanye. Itegeko ry'umuntu uyobowe n'ijambo ry'Imana w'umuhanuzi w'ukuri, ntari uwo kogosheshwa inkomborera ngo umutwe usigara ari nko mu mugongo. Ibyo turabisoma mu gitabo cya Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 25. Igice cya 9:25. Abahanuzi nk'abo ntaho sinzi yo bajyaga. Abantu baretse bari kuva hirya no hino bagashaka inzira yo guca bashatse idini, ngo bashake inzira biyitiriye Bibiliya, ariko Bibiliya ikagaragaza ko abo bahanuzi atari bo. Yeremiya igice tugiye kureba ni 14. Yeremiya hari amagambo akomeye cyane tugiye kubona muri iki gitabo. Ni amagambo akomeye cyane. 14 umurongo wa 13. Maze ndavuga nti ayuwi mwami w'iteka, dore babahanuzi barambwira bati ntabwo muzabona inkota, ntimuzagira n'inzara, ahubwo nzabahera amahoro y'ukuri hano. Maze Uwiteka arambwira ati abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye, si njye wabatumye kandi sinabategetse haba no kuvugana nabo. Bahanura iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfumu n'ibitagira umumaro n'uburiganya bwo mu mutima yabo. Mwumvise
aba bahanuzi bahanura iby'ubupfapfa n'uburiganya n'ibyo mu mitima yabo. Ibyo ngo Uwiteka aravuze ngo bene abo ngo mujye muvuga ngo sinjye wabatumiye. Imana yavuze ngo sinjye wabatumiye. Ntabwo Uwiteka rwose yigeze abatuma. Abo bahanuzi bahanura mu izina ry'Uwiteka ngo yarategetse, ngo beretswe. Mu by'ukuri mwumvise uyu murongo ngo hazatera inzara, inkota, we ngo mushihishe ibiryo, ngo tanga amafaranga, ngo ejo urabona ngo amakarita ngahe y'ibyo kurya, ngo tanga ngo ikibu urabona 2, ngo tanga ngo 1000 uzabona ikindi 1000, tanga amafaranga menshi urabona visa ugende mu gihugu ushaka. Visa se ni ukubwiriza ubutumwa, visa ni ubugingo buhoraho. Bahanuzi mwajya muhanura ibivuye mu ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye muri iki kinyejana. Ntabwo byoroshye muri iki kinyejana. Iki kinyejana kimeze kiraremereye. Yeremiya yahuye n'akaga gakomeye cyane. Yeremiya nk'umuhanuzi yahuye n'abahanuzi turi guhura nabo muri iyi minsi y'imperuka. Rero aba bahanuzi bavugwa nababwiye ngo ni Bibiliya. Mu gitabo cya Yeremiya naho hari irindi jambo rikomeye naryo rivuga ritya riti: Ezekiyeli mu gice gikomeye nako Yeremiya igice cya 9:25 hari ikibazo gikomeye cyane. Abahanuzi baragwiriye, abahanuzi kazi nabo ngo bariho. Abagore bataye abagabo babo ngo bagiye kwigira abahanuzi, abakobwa bataye ba nyina ngo bagiye kwigira abahanuzi. Ingaruka bakaba bo gutahana inda z'indaro zitateganijwe. Ingaruka bakavaho barasebeje Imana mu buryo buteye agahinda. Ntabwo ugasanga abitwa ngo ni abakozi b'Imana, ni abakristokazi bigize abahanuzi. Wajya gusanga ugasanga amatwi barayatoboje. Wajya gusanga ugasanga iminwa bayisize amarangi nka Yezebeli igihe yicwaga na Yehu, ngo yari yasize iminwa yayisize amarangi. Amarangi ntagisigwa urugi, asigaye asigwa iminwa y'abantu. Abahanuzikazi abamaze guhinduka, abahanuzikazi ba Bali, ugasanga umukristokazi w'umugore w'umukobwa yiyogoshesheje ingohe. Hari uwo ni umuhanuzikazi, ni umukristo w'ukuri. Ntabwo bibaho. Abo ni abahanuzikazi ba Bali, ni abakobwa ba Yezebeli. Umuntu wiyogoshesha ingohe si umukristo. Umuntu wambara impigi si umukristo. Umuntu wambara ibikomo si umukristo. Abo bose bari abantu biyogoshesha inkomborera si abakristo. Muri izo nzira rero abo muzababonera ku mbuto zabo. Nibo muzabona bandagaje amatorero, nibo muzabona amatorero menshi uhereye ku muto kugeza kuri wa wundi wita mukuru. Ngabo abamaze kwica amatorero yo muri iki gihe. Turabyifashisha rero ku ijambo ry'Imana. Isiyoni ni itorero, naho bamaze kugeramo biganye abanyakanani, abanyamahanga. Ugasanga umunyamahanga cyangwa umupagani n'umukristo ntaho bataniye, ni bamwe rwose. Ugasanga ntatandukanye. Reka twifashishe Yesaya, mwumva abakobwa b'abapagani bitwa n'abahanuzikazi biyita ubwoko bw'Imana. Reka mwumve biba bibaranga ko atari abakobwa b'abana b'Imana. Nibumva nawe uri mu wo mugabane, wivugurure, wihane, ahasigaye ukurikira ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Ezekiyeli. Ezekiyeli nk'umuhanuzi w'Imana yahuye n'ibyo bizazane nawe. Yesaya igice cya 3:16 haranditse iri jambo. Ni ukuvuga ngo ukuntu Uwiteka avuga.
nibyo ndi kubabwira. Uzavuga ngo siko Uwiteka avuze, azaba arengereye, ntabwo azaba ari abwirijwe n'Imana. Igice cya 3:16, kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinze amajosi. Abakobwa b'i Siyoni bagenda bashinze amajosi. Ushinga ijosi si umuhanuzikazi ntiyatumwe n'Imana. Barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. 17, nicyo gizatuma Uwiteka ateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu bitwariro, agatwikurura ibiteye isoni byabo. Uwo munsi Uwiteka azabambura ubutega barimbana n'ibikubwe. Ibikubwe bya bindi ugasanga umukristo kazarabyambaye, ugasanga umukristo kaza afite inzara ni nk'izicyanira cyangwa izakagoma cyangwa izikizu, ukagira ngo izo nzara nizo kubagisha. Hariyo ni umukristo kazi, ni abakobwa ba Yezebeli bamaze kwaduka mu itorero, nyamara Uwiteka ngo agiye kubateza ibikoko mu bitwariro byabo. Ngo abo ngo usanga bacinya inzogera, barebana amaso y'ubuhehezi, ngibyo bibaranga, ngo bambaye ibikomo n'ubutega, ngo azabambura ubutega barimbana n'ibikubwe n'ibirezi n'imitako n'ibitare n'imishumi n'imitamirizo n'imikufi yo mu maguru n'imyeko n'imikondo y'amadahano n'impigi n'impeta n'izindi mpeta zo mu maguru. Yewewe impeta, ntabwo uzasanga ikibazo cyo muri kino gihe umuntu ngo atambaye impeta ngo ntabwo aba ari umugore n'umugabo. Ntabwo impeta ari ikimenyetso kigaragaza ko umuntu abari gutandukana asa ntibambaye impeta. Impeta ni ikimenyetso gifitwe n'umuhango n'umupapa wakizanye, ariko ntabwo ari ikimenyetso nyakuri kigaragaza ko utatandukana n'uwo mwasha. Iyi mpeta ntabwo ari cyo kimenyetso kigaragaza ko utazatandukana n'uwo mwashakanye. Ahubwo impeta ifite ibyishushanya n'uwabizanye, ntabwo ari imitako ikwiriye kwambara abakristo nyakuri. Mubirekere bene byo. Hepfo umurongo wa 22, n'imyambaro y'amabara myiza n'imyitero n'imishumi n'amasaho y'imirimbo n'indorerwamo n'ibitare byiza n'ibitambara byo mu mutwe n'imyenda bibatwikiriye, maze mu cyimbo cy'ibihumura neza hazaba umunuko, mu cyimbo cy'umweko hazaba umugozi. Ahabaga umusatsi utsibye hazaba uruhara. Mu cyimbo cyo kwambara ikoti ryiza bazakenyera ibigunira. Ahari ubwiza hazaba inkovu. Ngibyo bizaba kuri abo bantu. Ahari umweko azasanga ari umugozi, ahari umusatsi asange hari uruhara, kuko yabyifuje ari inkombore. Wagarataga ubwiza n'ubwibone asange hari inkovu. Bizaba bikumariye iki? Ntabwo ijambo ry'Imana rigomba kutuyobora, rikatwigisha kujya twubaha Imana. Mu gihe cya kera ugasanga umukristo kazi w'umudamu yatoboje amatwi, n'umusore yatoboje amatwi. Mu gihe cya kera muzabisoma 21 ngo igihe cya kera, ngo igihe umuntu yabaga agizwe imbata akajyagwa akajyanwa kuba umunyagano agakorera shebuja imyaka 6, ngo kuwa 7 habaga umunsi wo gusezerera abakozi ngo basubire iwabo babaye imbata. Ngo iyo wangaga gutaha iwanyu, ngo shobuja afataga uruhindu ngo akaguhagarika mu ruhamo rw'umuryango, ngo akagupfumura ugutwi rugahinguranya n'inkomanizo z'umuryango, ngo nuko akarahira mu izina ry'Imana ngo Mana ya sogokuru Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo uyu muntu yanze gutaha iwabo, ngo none agizwe imbata yanjye iteka ryose. Ari umugore ari abana yabyariye bose bakitwa imbata. None muri kino gihe rero n'abatoboza amatwi nabo ni imbata za Satani. Imbata za Satani, uri imbata. Burya ni mumubona yatoboye amatwi, yambaye impeta ku matwi, yambaye impeta ku mazuru, yambaye impeta ku minwa. Muri Amerika ho hano bambara
impeta hose, uhereye kurwara ukazamuka ku bibero hose ntahasigara, mu mikondo, ku bitsina, mu matwi, mu mazuru, ntaho basigaza. abo se ukibwira ngo n'abakristokazi. Isi yose imaze kwandura, isi humanijwe cyane n'abaturage bayo. Reka nihutire hirya muri iki gitabo nababwiye ngo Yesaya yahuye n'ibikomeye. Yeremiya rero abantu biyogoshesha ingohe, Yeremiya yabivuzeho mu gice cya 9:25. hari iri jambo naryo rikomeye mu gice cya 9:25. Abana b'abakristokazi nabo bitwa ngo barakorera Imana, bitwa ngo n'abahanuzi kazi. Ntabwo babaho bene aba biyogoshesha ingohe, bene aba bambara imyambaro y'abanyamahanga, bambara imyambaro y'ibisatuye, bakagenda bambaye ubusa inyuma, nuko bakagenda bambaye imyambaro igenda yikunja nka plastike, bakagenda babimanura. Uri kubimanurira iki? Waretse bakareba ko wabishatse, wabiguze ubishaka. Bireke bizamuke, kuko washatse kwambara ubusa imbere y'isi Satani yakwigishije kugira ngo uhumanye abaturage, uhumanye isi. Yeremiya igice ni cya 9:25 haranditswe ngo dore Uwiteka agiye kuza, ni ku Uwiteka avuga, ubwo nzahana abakebwe bose bafite imitima itakebwe, Egiputa n'Ubuyuda na Edomu n'Abamoni n'Abimowabu n'abiyogoshesha ingohe z'umusatsi bose batuye mu butayu, kuko ayo mahanga yose atakebwe, n'ab'inzu y'Isiraheli bose ntibakebwe no mu mutima. Bene abo ntabwo babatijwe. Nimubona baririmba, nimubona babwiriza, nimwumva bitwa abahanuzi, ntabwo bakebwe nta na rimwe. Abo saba Imana. Uwo ni Yeremiya nawe utumwe n'Imana, kuniko Uwiteka avuze. Mureke rero dukebwe mu mitima. Yewe muhanuzi uvuga ibyo Uwiteka atagutumye, mugabo ni wowe mbwira. Umuhanuzi w'ukuri ni uwuhe? Ni umuhanuzi ugaragaza, ahanurira amahanga ibigiye kuba mu isi, abisomye mu ijambo ry'Imana, akagaragaza akaga abanyabyaha bagiye kugwamo, akabereka ko bagiye kurimbukira mu byaha byabo, bakagana ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abari mu isi. Niwe Yesu Kirisito uvuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Nuwo niwe nzira. Inzira rero si imihanda y'amahighway, ntago ari imihanda ya kaburimbi kwerekeza aho ushaka. Inzira ijya mu ijuru ni Yesu. Niwe wenyine muhanuzi, niwe wenyine uzatugeza mu ijuru. Nubwo abapilote bazamuka bakarenga ibi bicu, bakazamuka hejuru y'inyenyeri, bakagenda mu byogajuru byabo, bakajya gutura muri Marisi, ntago iyo nzira bagarukiraho n'ahandi barenga. Ariko Yesu we yaravuze ngo mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyaba atari mba mbabwiye, kuko ngiye kuhategura hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Aho ikibanza cyawe se cyaba kigeze mu madirishya, waba warakiguze, waba inzu yawe utekereza ko yaba yaramaze gusakarwa, abami bo mu isi baradendeje imitungo barubatse, ariko igiye kuribwa n'inyenzi n'imisaka, bigiye kugwa imbere yabo byubabe babireba. Biratangaje kugira ngo isi ufate umwanya mu mubare w'abayihumanye, birababaje mugabo. Niyo mpamvu umuhanuzi w'ukuri rero agomba guhanurira amahanga, akitegura ibigiye kuba mu isi bivuye mu ijambo ry'Imana, ugatangira mu itangira ukagera mu byahishuwe uko Imana yabivuze. Maraki igice cya 4:5, umuhanuzi w'ukuri, Imana ati dore nzawohereza inde? Umuhanuzi. Uyu muhanuzi rero ngo azaba akora iki? Ntabwo ari wawe uzabubwiriza abantu ngo muzane amafaranga, ntabwo ari wawe uzajya ubwiriza abantu ngo nimutange ibi murabona byinshi. Ntabwo ari uyu uzagenda ubwira abantu ngo nubatse inzu y'ibitabashwi bunaka, nubatse ibipangi runaka, mfite igorofa hoteli bunaka, nzubaka ihoteli bunaka. Ibyo ngibyo burya ari kubabwira yarabayobeje. Nimube maso, mukanguke, mushaka Uwiteka bigishoboka kwabona. 5:5 haravuze ngo
nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, n'ay'Abisirayeli bose yari amategeko n'amateka. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi ukomeye w'Uwiteka uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Nguwo umuhanuzi w'ukuri azasanganya imitima. Ntabwo azajya hariya yicisha abantu inzara, yereka abantu igiye kuza ibintu ngo urakora utya kugira ngo uzabone ibi. Abantu bari gukunda ubukristo bw'inyungu butari ubwo kunguka ubugingo buhoraho. Bari kugurisha Satani ubugingo bwabo ku giciro kigufiye. Yesu yarabuguze igiciro kirekire. Ye munyamahanga, ye muntu uri mu isi yose wumva ibi bintu, ubitekerezeho. Fata Bibiliya yawe, niwe mwigisha mukuru, uyisomere iwawe igihe ukutse imirimo, uvuye guhinga, uvuye kuragira, uvuye gucuruza, uvuye muri kampani. Fata umwanya nibura umwe usome Bibiliya yawe. Umuntu umwe w'umuzungu yageze kuri gas station, ari kunywa gazi, asanga abazungu baparitse ku muhanda. Arababwira ati avamo, aravuga ati mwese kuri station, ndagira ngo umuntu ambwire isomo rimwe muri Bibiliya ndamwuzuriza gazi. Habuzemo n'umwe. Bivuga ngo Satani yabatse Bibiliya, ugasanga umuntu arangije amagambo 1000, nta somo akoze muri Bibiliya, nta somo avuze muri Bibiliya, nta masomo asomye muri Bibiliya, ntiyifashishije ijambo ry'Imana. Ahubwo ni ibyamubayeho, inkuru zamubayeho, ni ibigiye kuza, byagiye kuzunguka, nibyo agiye kuzabona imbere. Ibyo nta mumaro byagira, kuko ejo uzapfa ujyane nabyo. Niwe bizungura wenyine, nta n'abandi bizagira icyo bibamarira. Yesu ashimwe cyane. Reka twongere tubereke ko Ezekiyeli na Yesaya, aba bagabo bahuye n'ibikomeye, bahura n'ingorane nk'izo turi guhura nazo muri kino gihe, nk'izo muri guhura nazo muri kino gihe, nk'izo leta iri guhura nazo muri kino gihe. Ese wazana umuhanuzi nka Eliya, mwabahanuzi mwe ntabwo yabajyana ku kagezi ikireti akabarimaguriraho mwese mugashira? Ese leta ihagurukiye abajura nk'abo ngabo, igasanga uri kwiba abantu utifashishije ijambo ry'Imana, wagize ngo igufunze waburenganye? Ntabwo waburenganye, kuko ntabwo na rimwe wakigisha abantu iby'amahoro, ubereka amahoro kandi nta mahoro ariho. Wigisha abantu ati muzana amafaranga murabona ibi, muzana amafaranga murabona ibi. Ituro ryari ryo, abumva ndi kuvuga ibi, ituro ubundi ryaremewe. Ituro ryemerwaga ari ryo gufasha imfubyi n'abapfakazi, ariko buno risigara ryarakungahaje abanyenda nini. Abantu bagatura mu rusengero amafaranga, abakristo bamara kugenda bakaba barigabye mu icyama, bakayagabana bakajya kuyanywera, bakicara bakayagabana, umwe akajyana igice cye n'undi igice cye. Murumva ubwo bucuruzi? Yesu nk'abo ngabo yiteguye kubirukana, nk'uko yabirukanye mu gice cya 2 cya Yohana, ngo abaguzi n'abagurisha bari baradutse mu rusengero, maze ngo afata ikiboko ashaka kubakubita, ngo bose baramuhunga. Mu bahunga nawe ushobora kuboneka, kugira ngo ibwiriza butumwa rigere ku isi yose. Ni icya 10 Imana yemera ko gitangwa, ariko nacyo mu nzira zemewe n'ijambo ry'Imana ni ukujyana ubutumwa mu isi yose. Ariko ntabwo ari ukukigwa ngo ugende ako kanya mu giture, ntawe uri kujya kubwiriza ubutumwa. Abakristo bagomba kumenya ko wahagurutse, wagiye mu isi yose kujyana ubutumwa, bakagusunika ukagenda, ariko atari ukubaka amafaranga aho ngaho. Ntabwo ibyo ngibyo bizigera bigira icyo bikumarira. Ahubwo amafaranga ntabwo ari akwiriye kuza mu mwanya w'imbere, ahubwo abantu ubwabo nibo babona umurimo w'Imana, bakavuga bati umurimo w'Imana ugomba kujya ugakwira ibihugu byose, ujyanye ababwiriza butumwa. Ubwabo bikavamo, ariko atari weho ugiye hariya ngo wihandagaze nimuzana amafaranga. Amatorero menshi muri kino gihe naho ahagaze, kuko atari kwifaranga ntabwo wajyayo 2 3. .
nyabuna turabasabye nk'abarimo imbaraga z'Imana, amavuta rero ni umwuka wera, ya yandi muvuga ngo abantu nta mavuta basizwe. Oya, isoko ririmo amavuta menshi atandukanye, ntabwo ari arimo kuvugwa. Nakwereka icyaha ukagihunga, ukarya kutarya ibiriho urubanza, ukaba umuntu w'inyangamugayo, w'umwiringirwa. Tube umuyobozi utari umwiringirwa. Bizinesi zikava mu rusengero rw'Imana, twese tukubura amaso yacu tukareba mu ijuru. Reka twongere turebe irindi somo ryo mu gitabo cya Yesaya, igice ni icya 22, naho hari irindi jambo, reka tuharebe. Yesaya, naho hari irindi jambo ritubwira ritya riti, haravuze ngo, Yesaya 22, uwo munsi umurongo wa 12, uwo munsi Uwiteka Nyiringabo yahamagaye abantu kugira ngo uwo munsi Uwiteka Nyiringabo yahamagariye abantu kugira kurira no kuboroga no kogoshesha inkomborera no kwambara ibigunira. Abantu Uwiteka ngo agiye kuzavuga ijambo abahamagarire kurira no kuboroga. Bamwe bazambara ibigunira, abandi biyogoshesha inkomborera, baharanguze bya bindi byitwaga ubusirimu, byitwaga ikinyarwanda cyo gutukagura akamobwa. Ni ikibazo gikomeye cyane kizahinduka umuborogo. Ni ikibazo cyane tubona kigiye kuboneka mu bantu bifashishije ijambo ry'Imana kandi ari abapfumu. Yesaya igice cya 8:20, 19 na 20, abantu bari gukoresha abapfumu bari mwigira ngo bari gukorera Imana, ngo bari kuvura. Abo bari kuragurisha ibicuma, bari kuragurisha inkoko, bari kuragurisha amaraso, bari kuragurisha impigi, bari kuragurisha uburyo bushoboka bwose bakorera Satani, ariko bakiyitirira Imana ko bayikorera, bakitwa ko bajya mu rusengero rw'Imana bagasenga. Abakristokazi bamaze impinja za bagenzi babo, akagenda yitwaje uburozi baba ari gusenga, undi ngo ari mu mbaraga y'umwuka, agataha akaza agatamika umwana we, agataha umuriro wamurenze, bakagenda bakamukubitamo serumo, bikarangira umwana apfuye kandi yamujyanye ari muzima. Ngo ayo ni amavuta yahehe. Ngo neretswe, ngo ndabona umuntu. Satani afite abakozi be, koko abamaji bagomba kuza mu rusengero. Umumaji ibyo wakoze gukura umukozi wa Satani, ibyo akweretse ukanabivuga mu rusengero bikanagaragara ko atari iby'Imana, nibyo yeretswe mu mutima wawe, kandi arabikwereka ngo ube umukozi we. Abakozi ba Satani baza mu rusengero n'umuyobozi wabo arimo, ibyo avuze rero nibyo baba bamuzaniye na amaraporo y'ibyo baba babonye, akabahumekeramo, baturamuhanuza avuze iby'ukuri, kandi bya bindi avuze ntabwo abisomye. Ibizasohora ni ibivuzwe n'ijambo ry'Imana, ntabwo ari bivuzwe n'umuntu. Mu gitegeka baravuze ngo hari n'uwavugaga ibintu ngo ako kanya byaba, ngo bazamutemagure kuko bitavuzwe n'Uwiteka. Baratemagurwaga benshi mu gihe cy'Abisiraheli, kandi bahanuye ngo ibi bizaba, bikaba, kuko batabihawe n'ijambo ry'Imana, batabisomye mu ijambo ry'Imana. Yaba nyina, yaba se, yaba mukuru we, bakamutemagura. Ese namwe mukeneye gutemagurwa? Amareta mukeneye ko abatema mukavaho? Uwiteka rero agiye kubitemera, we azabashobora, kuko azabishobora. Niwe wabaremye, azabahanagura nk'urahanagura amayezi. Ntabwo azabasigira umuzi cyangwa ishami.
niko igitabo cya Maraki igice cya 4 umurongo wa 3 avuga ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, hagiye kuzaza umuriro utwika, abibone n'inkozi z'ibibi bose bazabi bishingwe, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Uramenye utazabamo nshuti y'Imana. Reka dusome igitabo cyo gutegeka kwa 2:18. Hari amasezerano y'Imana tugomba kubakaho. Ntitwubake ku bahanuzi bahanura ibyo batabonye, bahanura ibitava mu ijambo ry'Imana. Cyo bikora umuhanuzi naza akagusomera mu ijambo ry'Imana aribwo buhanuzi uzabwemere. Ariko ibyo kuvuga ngo Imana yambwiye ntukabyemere, ngo Imana ngo inyeretse ibi, irayakweretse se ubyanditse hehe? Urarana ibiryo, urote ibiryo, wabiriye ugira inzozi z'imiruho ngo weretswe. Ugende mu mavumo, mu mashyamba uhure n'imyuka, uze yakuzuye ngo nabonye, ngo nabwiwe n'Imana. Ni ibiki wabonye utazandika mu mateka y'ibihe byose n'iteka ryose? Birakungura wenyine kuko byaguhumanije. Hawe ikibazo nuko yamahumane uyazana ukayahumanisha abandi. Ubu amareta menshi afite akazi kenshi kayirenze, bitewe n'abaturage benshi bamaze kunanirwa gukora imirimo y'amaboko ngo batunge imiryango yabo, imisozi yose bakayuzura ngo bari kujya kwerekwa, bari gushaka amayereko mu masenga, mu mavumo. None se iyo mirongo bari kuyisoma muri Bibiliya ngo bazajya mu masenga niyo bazabona Imana? Yesu yaravuze ngo niba babwira ngo ari mu kirambi timukigere mujyayo, ngo ari mu butayu timukajyeyo, ngo ari hariya ntimukajyeyo. Uri kumwe nawe, ari iruhande rwawe. Emera ibyo agutegeka ubigendere. Mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:18 umurongo wa 19 haranditse ngo 18:19 haranditse hatya ati 18:19 haravuze ngo ni igice kirekire ariko ndihuta. Umurongo wa 9 ndabanza nsome 18 umurongo wa 9. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzige gukurikiza inzira n'ibikorwa n'ayo mahanga. Muri mwe ntihazaboneka ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurisha abantu cyangwa uragurira abantu ibizababaho. Ubu ibi akaga kariho muri iyi minsi, abantu bakajyara bakaragura, n'abapfumu ngo n'abakirisito bakaragurira abantu ibizababaho. Abo bitwa abapfumu, niko Imana yabise. Ari abapfumu bashika bamubona basanzwe, hari n'abagurisha ibitekerezo baragurira abantu babwira abantu ibizababaho. Cyangwa umushitsi, urushikisha ati ngenda gushikira ngo ni umukozi w'Imana. Ibyo ntabwo bizabaho mu bwoko bw'Imana. Umushitsi si umukirisito, uwakorera Satani. Kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka. Kandi ibyo ni ibizira, nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe, igutungane rwose, itungane rwose kuko Uwiteka Imana yawe, utungane rwose kuko Uwiteka Imana yawe, kuko ayo mahanga azaguhindura, ayo mahanga uzahindura yumvira baragurisha ibicu n'abapfumu. Ariko weho Uwiteka Imana yawe
ntikundira kugenza utyo. Uwiteka Imana yawe izaguhagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe no muri bene wanyu, azaba ari we wumvira. Umuhanuzi uhagurutse muri mwe agahaguruka avuga ijambo ry'Imana, ukuntu ko Uwiteka avuze, uzumva icyo iryo jambo ry'Imana rivuze, ariko atavuze ngo neretswe cyangwa ngo Imana imbwiye ngo oya. 20 wa 12 rero niho hari iri jambo twamaze gusoma. Rero wa 15 batubwiye ngo Imana, ngo Uwiteka Imana yawe izaguhagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, uwo ni Mose, ukomotse hagati muri mwe no muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Bizaba biturutse ku itegeko ry'Imana. Rero nshuti z'Imana, nshuti bavandimwe, nshuti za Yesu, nshuti z'umusaraba, mureke kuba abahanuzi b'ibinyoma, muba abahanuzi b'ukuri. Kandi muba abahanuzi b'ukuri mukavuga uko Uwiteka avuze. Ezekiyeli 2:8 ngo uruhanga rwawe ruzaba rukomeye nk'intosho, ruzahangara impanga z'abahanuzi b'ibinyoma, z'abahanura ibinyoma, ruzahinduka nk'isarabwayi, kuko Uwiteka ari ugushoreye. Ntabwo Uwiteka ashorera abantu batayobowe n'umwuka we. Imana ikeneye ko twubaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, tukaba bakomeza imfuruka, tugakomeza amategeko y'Imana. Nimureke twongere twubake, dusibure amatongo yasibanganye, dusibure impavu zamaze gusibama. Abari ku mpera z'isi mwese, nimuze turamye Uwiteka, nimuhaguruke tumbaze Imana yacu, duhaguruke tumanike amaboko atenebutse. Isi yose nimuze duhagurukire ijambo ry'Imana. Abumva bakeneye guhaguruka bamamaza ijambo ry'Imana, banga abahanuzi b'ibinyoma, banga abari kubashuka, banga abari kubashakamo inyungu zitari z'ijambo ry'Imana, mumanike amaboko atenebutse kugira ngo Uwiteka abahe umugisha mu biganza byanyu. Kandi n'abamanura umwuka wera arabayobora, abatandukanye n'abahanuzi b'ibinyoma, abategurira inzira ibahesha ubugingo buhoraho. Mureke Imana y'amahoro idufashe, itwuzuze umwuka wayo, itwereke urukundo rwayo, tumenye Yesu ko agiye kuza, twitegura ibigiye kubaho. Intambara zarahanuwe, ibishyitsi byarahanuwe, inzara zarahanuwe, abantu z'ibinyoma barahanuwe. Ibyo byose bigomba kuba ku mwana w'umuntu, si ku giti. Ngaho weho rero Amosi we yaravuze igice cya 9:11 ngo uzi ubwenge niwe uzitegereza ibyo, kandi uwitonda niwe uzabimenya. Nimureke muze rero twitonde, tugenzure ijambo ry'Uwiteka, tureba abahanuzi b'ukuri, tureba abahanuzi b'ibinyoma, abo bose tubahagarike, abo bose tubakikire. Ahubwo Imana aba ariyo twambaza, kuko amavi yose azapfukamira Imana, indimi zose zizavuga urwunge. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi twese Uwiteka adutegure kuzabona ubwami bwe. Nibyo mbasabira nanjye nisabira, ngo Imana ibiduhere ubuntu muri aya masaha, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Reka twongere dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, amahanga yose akuri imbere muri urusengero rwo mu kirere, akwereka uyereka ko ibinyoma byamaze kuba byinshi, abantu z'ibinyoma bamaze kuba benshi. Haguruka wirukana abo bahanuzi, haguruka wirukana imyuka mibi, haguruka ugaragaza ijambo ryawe, haguruka urengera ubwoko bwawe bwayobejwe, kuko ijambo ryawe riravuga ngo azayobya intore niba bishoboka. Intore zayobejwe, abakristo bakiri bato bayobejwe, intumwa zagenderewe. Hagarara ku torero ryawe, hagarara ku bizera bawe, ngaho duha umwuka wera bari utuyobora, tubashe gutandukanya imyuka mibi, tubashe gutandukanya Satani, tubashe gutandukanya abakozi bawe n'abakozi ba Bali. Ngaho utubane twese, abateze amatwi duhabwe umwuka wera, tubatizwe twese uyu munsi, tubatizwe twese mu izina rya Yesu, tubatizwe twese mu mbaraga zawe, tubatizwe twese mu kuri kw'ijambo ryawe, twese tuzabona ubugingo buhoraho.
imana y'amahoro nyir'ubugingo wongere utuyobore tubigusabye mu izina rya Yesu, amina.